Yes, amahoro y'Imana kuri kandi subscribe kuri biya YouTube 50 reka ngushimire cyane kandi onyengwe zikaze nkubwire ngo jye ukomeza udushyikiye kuri uyu muyoboro wa YouTube yacu kugira ngo ibintu byose bijye bigenda birushaho kugeraho gatano kuri gatano. Uyu munsi wa none mfashe ino video bwije ngira ngo muri kubibona cyane ko bwije no kugira ngaragare biragoye cyane. Ndavuze ngo reka niyeranje mve kwifato kwiri kuko uyu ni umunsi uwo nakita ko ari umwe mu banyamakuru bakomeye cyane hano mu Rwanda bamaze kuba intangarugero nk'umunyamakuru mwiza widerapye neza uwitwa Irene Murindahabi cyangwa se Kasha Makokero. Abantu benshi cyane bakushe kugenda abamenya ko iyi mihanda wavuzwe mu nkundo zigiye zitandukanye ariko zitari nyinshi cyane. Ndakeka ko yavuzwe mu nkundo zitari nziza abantu batatu, yaba umugore we yarafite mbere ndetse na Aisha Inkindi ndetse n'undi mugore uyu munsi wa none navuga ko ari we mugore wabaye uwanyawe, umugore w'ukuri. Iyi ni inkuru yamaze kuca ibintu hirya no hino aho abantu benshi cyane batakomeje kumenya aya makuru, ndetse akaba ari ibintu byabaye mu muhezo ukomeye cyane, akaba ari ibintu byabaye mu ibanga rikomeye cyane. Nubwo ahangaha mu Rwanda nkunda kubabwira ngo biragoye cyane kugira ngo umuntu abashe kumenya cyangwa se ubashe guhisha abantu 100%. Abanyarwanda b'iyi minsi kugira ngo bahishe biragoye cyane kuko telefoni zaragakemuye, iPhone zaraje, Samsung zaraje, Tecno zaraje, Airtel zaraje ndetse na zayitumwe gaceze nazo zaraje zifata video zigafata amafoto. Ibi bintu ndi ku breaking akakanya ni inkuru ivuga ko uwitwa Irene Murindahabi, nta nubwo ari kuvuga ngo ivuga ko ni inkuru idashidikanywaho, ni inkuru itari inkuru y'amakuru apfa gushakishwa gutyo, gusa n'amakuru yizewe 100%. Uwitwa Irene Murindahabi cyangwa se Kasha Makokero uyu munsi wa none yamaze gusezerana mu murenge umwe mu karere ka Muhanga, oya mu Ruhango nyirizina, akaba ariho yaje gusezeranira n'umugore we uwo bari njya mwabonye save the date yari yasotse ko bafitanye ubukwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani, hagati ya 28 na 26 nimba nibuka neza. Ubwo byanze bikunze niho ubukwe buri. Uyu munsi wa none rero akaba ari wo munsi babashe kujya mu murenge kugira ngo barabashe kumanika akaboko basezerane ivangamutungo risesuye. Uyu muhango ni umuhango witabiriwe na bamwe mu nshuti za Irene za hafi ariko bimbarwa, nkuko mwabibonye mu bukwe bwa Vestina cyangwa se ubarizwa mu itsinda rya Vestina na Dorcas, igihe ibukwe bwa Idrissa cyangwa se umugabo wa Vestina na Dorcas na kwa Vestina bwabaga bikaza gushyirwa mu muhezo, ndetse kabikora mu ibanga rikomeye cyane ngira ngo murabizi abantu mwari mwabashe kujya ikinyinya aho atashaka ko hari abandi bari buze kubimenya, ariko biza kurangira inkuru yagiye hanze. Ubu ni ubukwe bwabaye none nta nubwo bwagiye live kuri MIE kugira ngo wenda tubashe gukurikirana umuhango uko uri kugenda, ahubwo yabikoze mu buryo bw'ibu kugira ngo wenda tuza kugira abantu baza kubimenya, ariko birangira n'ubundi amafoto yamaze kugera hanze. Ubu ngubu tuvugana nibwo video ya mbere imaze kugera hanze, nibwo ifoto ya mbere imaze kugera hanze. Ndavuze ati mu buryo kugira ngo wenda iyi nkuru mbashe kwibasangiza nge nari nyizi, ariko sinagira icyo nyivuga ngira ngo abantu bakurikiye Big Town TV namaze gukoraho ikiganiro kare cyasotse mu masaha ya saa 10 mbabwira ngo uwitwa Irene Murindahabi cyangwa se Kasha Makokero ari mu murenge aho yagiye gusezeranira n'umugore wiwe mu ntara. Abantu benshi cyane baribaza ngo ese kuki abastari benshi tumenyere ko basezerana mu murenge bakinya, ariko witwa Irene Murindahabi akaba yemeye kujya mu ntara bizagenze gute? Urabizi ko Irene akunda gukora ibintu bye mu buryo buri private, nubwo ntazi impamvu ibintu abikunda cyangwa se akunda kubikora, n'ubundi birangira byamaze kujya hanze. Ariko hakunda abastari babazi ngo turabikora ibibanga, wenda bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye bizituma tancikaho kuko wenda namaze gusezerana, cyane ko mwabonye ko bamuteye amabuye akomeye cyane igihe zazaga kujya hanze agaragaza ko we n'uwitwa Aisha batakiri mu rukundo, ndetse bikaza no kuba ngombwa ko abreakinga ko iriya yari scam, yari AI, iriya foto yari AI y'ubukwe bwiwe n'uwo bagiye kurushinga. Ariko uyu munsi none byamaze kwemezwa, byamaze kujya hagaragara ko Irene Murindahabi yamaze gusezerana. Ubwo yagize undi muntu ugomba kujya mutegeka, agomba kujya mugenzura mugate mugabo mwiza tahira ku gihe. Ibyo bintu byo kwirirwa uri muri nibi aya nama so kwita ku mugore ndetse kubaka umuryango. Reka dusoze tubifuriza urugo rwiza, muzabyare hungu na kobwa ndetse tubari inyuma. Mbabwira ngo reka dutegeze agate ku itariki ya 23 na 28 ko tuzaba turi mu bukwe bwa Irene Murindahabi. Ngiye nitwa Professor Cyucyu, iyi ni biya YouTube 50. Kandi subscribe.